Nshuti bakunzi b'Umuringa Films and News Update, turabasuje aho muherereye hose mu bice by'igihugu bitandukanye. Uyu munsi rero turabagezaho amakuru y'umukobwa mwamenye nka Vava cyangwa se Dorimbogo wamenyekanye mu bihe bitandukanye, aho dore imbogo yari umukozi wo mu rugo, ariko kuri ubu ngubu Dorimbogo akaba amaze kuba icyamamare. Ariko nanone ku bintu turi bugarukeho ku makuru dukesha ZAF TV Rwanda, aravuga ko Dorimbogo amaze gushiramo umwuka aho yari arwariye mu bitaro bya Kibogora. Iyi nkuru rero ivuga urupfu rwa Dorimbogo kuri ZAF TV Rwanda dukesha iyi nkuru, biravugwa ko Dorimbogo yari amaze iminsi arwariye muri ibi bitaro, nyamara kuri ubu ubuzima bwe bukaba burangiye. Dorimbogo rero akaba yarajyanwe muri ibyo bitaro arembye, aho bivuga ko yari afite umurwaza wari umurwaje, ariko akamaramo iyo minsi, nyuma ubuzima bwe bugakomeza kuba habi, aho yagiye asurwa n'abanyamakuru batandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye, bakurikirana ubuzima bwa Dorimbogo. Vava Valentina mwamenye mu ma interview menshi atandukanye ndetse ku bitangazamakuru bitandukanye. Amakuru rero tugiye dukesha ibyo bitangazamakuru bigiye bitandukanye byakoze iyi nkuru mbere yacu, bivugwa ko Dorimbogo yarwaye akaremba, ndetse kugeza ubwo yavuze ko yararwaye igifu ngo cyokera, ndetse ngo n'umutwe ukamurya ku buryo atabashaga kurambura amaso, nk'uko byagiye bitangazwa muri ayo mavidewo yagiye acicikana ku ayo mateleviziyo cyangwa se ku ibyo bitangazamakuru bitandukanye, televiziyo cyangwa se ku izo mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni ibintu rero bikomeje kutavugwaho rumwe n'ibitangazamakuru bitandukanye ku rupfu rw'uyu mukobwa, aho bamwe bari kuvuga ko Dorimbogo yaba ari mu buryo bw'ubutubuzi ku bitangazamakuru bitandukanye, cyane cyane kuri Bosco Empire wavuze ko iyi ari scam. Urugendo TV ndetse n'abandi bari bari kumwe bafata videwo ya Dorimbogo ngo avuga ko arembye, ngira ngo iyo videwo mwagiye muyibona, ndetse anasezera ku bakunzi be, avuga ko atazagaruka i Kigali, ko bishoboka ko yagaruka cyangwa se ntagaruke. Ngabo rero Bosco Empire aranyomoza ZAF TV uvuga ko Dorimbogo yamaze gushiramo umwuka, ndetse akananyomoza Urugendo TV bavuga ko basuye Vava, aho uyu Bosco Empire avuga ko rwose iyi ari sikamu, ndetse ari n'inda nini abanyarwanda benshi bafite ama YouTube channel bari gukoresha kugira ngo bacuze aba diaspora utwabo, kugira ngo bagire amafaranga menshi, cyane ko uyu Bosco avuga ko aka ari agatwiko aba bantu barimo, ari scam, ari uburyo bw'ubusambo. Inshuti bakunzi rero ubu Muringa Films and News Update, turakomeza tubakurikiranire aya makuru, nyamara byaba ari ibibazo, bwaba ari ubusambo, uvuze ngo iki cyabaye kitabaye, ni ukuri kwaba ari ugusiga igihugu cyacu isura mbi. Ariyo mpamvu zisaba abantu bose bafite ama YouTube channel kujya bagerageza bakavuga ibintu by'ukuri, ku buryo n'uwavuga ati genje kugusura ndebe koko ibyo bintu ari byo, ni ukuri ashobora kuza agasanga ibintu ari ukuri. Ku makuru rero akomeje gutambuka kuri uyu mukobwa, bivugwa ko rwose bari gutuburira abanyarwanda, biravuga ko rwose iyi yaba ari Blanka yabaye Blanka, Blanka yabaye Blanka,
Kugeza ubu rero nkaba nibaza nti ese niba ari Blanca koko Vava umukobwa mwiza wari umaze gutera imbere, abanyarwanda bamufitiye icyizere ndetse n'urukundo, ese nyuma y'uko urupfu rwe rutangajwe Vava araza kuzuka, biraza kugenda gute? Inshuti bavandimwe, tujye dukora ibintu dushyiremo n'ubwenge bwinshi cyane.